Allo. Allo. Gakwege ndababaye wangiriye inama. Shaka parufe witere uragira ihumure. Allo? Ariko ngo wadwaye koko. Sha byahatari pe. Wadwaye ibiki? Sha Gakwege nanjye sindamenye ibyari byo. Shangiye Gakwege narakubwiye izina ry'Imana wanga kunyumva. Umbwira iki? Doreba wakatanye na Korode ndakubwira wanga kunyumva. Korode se wabonye nkatana nawe he? Uramwihakanye se? Naho se Rudoviko we narababonye murakatana ndabakurikira nawe utabizi mutabizi ndabakurikira. Ibintu byose mwafashe burana narabirebaga byose. Erega burangiye Gakwege mbaze ibintu byinshi nuko mba nicecekeye. Ubwo bise ko navuze ibisaza mugenda nabyo ntabwo nabibonye. Ko navuze Eric we ntabwo namubonye. Ngiye mbaze byinshi jya wituriza sha. Ari kugira umunwa mana yanjye. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo. Uramwihakanye se naho se Rudoviko? Ubwo se uri mu biki? Si warumbwiye ngo sinabisubiramo se nagira ngo mwemeze yuko nabisubiramo we. Avu ndakuyamye Gakwege. Umva wanyiyama wagira ute wantokesha wagira ute umva iyo ngiyo ni sida urwaye si malariya. Gakwege mbabarira nta sida ndwaye. Ayiwe uragiye ahubwo wowe. Sida ariko bayinywa mu mazi. Naho ngaho muhera mupfa mutazi n'ikibisho uri guhakana ko iyo ngiyo atari sida urwaye. Nta sida ndwaye yewe. Ngaho nimba utayirwaye nyoherereza 2 kuri momo. Ubwo ninyohereza ndaba ntayo ndwaye. Cyane rwose umva urabunyemeje yuko uri mutaraga izina ry'Imana ntabwo nakongera kuvuga yuko uyirwaye ntabihera he kandi wanyemeje. Sawa ndaje nyakoherereza. Yashyireho rwose nukuri nyemeza yuko utayirwaye. Ahubwo se ubunyafiteho yose ra? Oya nta kibazo niyo washyiraho sense ndi wazagenda uyama mu byiciro. Allo. Mabukwe wanjye muraho neza. Wowe urinde kandi unyita mabukwe. Ibaze warayi. Mabukwe koko nawe ntabwo uri kumenya. Ariko se ko umukobwa wanjye ntaramutanga kandi akaba ari we mfite gusa uranyita mabukwe ubikuye he? Naye nibagiwe kandi koko ntabwo uramuma byeruye. Ese witwa nde? Nitwa Gakwege ndo umusore rwose w'ibogari ufite akayobe kanyerushije rwose izina ry'Imana kandi noneho ikindi umva ndaseka ku matama hakazaho ubuntu bw'ubufosete izina ry'Imana kandi buriya nkunda kwirira rwose ubuntu bw'ubushikarete nyine nk'umuntu w'umusirimu. Umva rero wa musore we. Yego ndakumva mabukwe wanjye. Ibya mabukwe bireke ko sinaguha umukobwa wanjye uhekenya shikarete. Erega ka shikarete nkahekenya iyo maze kunywa inzoga. Niko se muhu kumbe unywa n'inzoga? Mabukwe rwose si buri gihe buri inzoga nywa iyo nagiye mu kabari. Yewe kumbe ujya no mu kabari none urashaka ngo nguhe umukobwa wanjye? Erega mabukwe erega nanjye buriya si ngewe buriya natangiye kunywa inzoga igihe nari mvuye muri gereza. Kumbe waranafunzwe none uracyashaka umukobwa wanjye koko? Erega nagiye muri gereza maze gukubita umuntu mukuye amenyo ayo 4 asigara ari mapenga izina ry'Imana. Kumbe ugira n'urugomo bigezaho. Umva naguha umukobwa wanjye shakira ahandi. Nakubise umuntu wari wanyimye umukobwa we mukura amenyo. Ese ubundi umusore mwiza nkawe nakwiba umugeni gute? Allo. Ako Gakwege za komedi zawe ko nzikunda kutacyaprodinga cyane kuri TikTok. Mbega we nta makuru ufite ahantu zisigaye zibanza guca mbere yuko ziza TikTok. Ntabyo namenye ngaho se mbwira. Reka nguha amakuru yuzuye. Jya kuri YouTube wandikemo Gakwege official. Niho zisigaye zica video cyashya umutupi. Urajya bazisekeje byatari. Uziko nari naracikanwe. Sinari nyiseka pe. Izina ry'Imana gereyo urase gutembagara. Ngereyo niseke. Arangubye. Nawe gereyo kuri YouTube Gakwege official uyisekere za video zose niho zisigaye zibanza zikaca. Allo Gakwege ubundi ni icyo umara hano kuri TikTok?
nkorera umunsi inshuti zanjye zo kuri TikTok nkazisetsa koko. Reka da nawe uba kwitayeho n'ikimenyimenyi uyu nguyu umajije kureba ino video agiye guhita yigendera nta like nta comment ataguforowinze atanasharinze inshuti ze kubera ko ari umwana muto. Oya wiyibeshereye inshuti yanjye iri kureba iyi video ndabizi igiye gukanda like inakomantinge nirangiza by'akarusho ihita ijya no kuri YouTube ishake Gakwege official ikore subscribe nirangiza na sharing ubundi tuguti bishanga tugukoze isoni. Ishu reka turebe nawe gerayo kuri YouTube Gakwege official uhisekere za video zose niho zisikaye zibanza zikaca. Allo. Yes hello. Gakwe next wawe Kevin. Yego egisiwe. Sambwiye gahunda y'ubukwe bwawe nkazabutahara. Gahunda y'ubukwe gusaba no gukwira Rubavu mu rusengero Rusizi kwiyakira Kayonza urugo rw'abageni igikonkoro. Allo. Ni Kevin. Yego niwe. Kevin Gakwege ndagukunda cyane. The boyfriend. None suragira ngo mbakunde mwembi. Allo. Ni kuri butike ngende Gakwege. Yego niho Gakwe. None se ko narose nkoherereza amafaranga wayabonye? Yes ashim. Ahimbazwe. Niko bavuga. Niko bavuga. Na nicaye mbonye wicaye hano. Uvuga ati ushobora kuba usenga. Okay, gusenga aho ndasenga. Ikibazo nsanze udasenga. Sanze nasenga. Kubera yuko iyo umuntu avuze ngo Yesu ashimwe. Uvuga ati ahimbazwe. Ntabwo bavuga ngo Yesu ashimwe nanone. None se utavuze ngo ahimbazwe ubudasenga nicyo bisobanuye? Ntabwo ubura umukristo wuzuye. Umukristo wuzuye. Uburi igice cy'umukristo. Ndi igice. Urambwiye ngo ngiye ndi igice. Oya, cy'umukristo. Igice. Cy'umukristo. Rero muvandimwe Imana yakunumyeho ngo gusengere rwose. Kandi buriya amasengesho ajyana n'ituro. Ituro rigera no ku Mana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Muri Bibiliya haranditse ngo buriya reka nkubwire ngo uzakunde Imana. Pastor, uzakunde komeza nta kibazo. Pastor agomba kuba azi ijambo ry'Imana muri Bibiliya naho ryanditse. Arizi no mu mutwe. Komeza uzakunde. Nese kujyanye telefone. Oya, none se suri pastor sikwambwiye. Uzakunde uzakunde Imana ni warugeze. Aziba ogambira. Ayawe kuyajya ndabona ari hatatu. Basi ngaho ngurira kandi ka kabiri akangaka dore nabo kari bumaze no mundi niko nashaka. Kumbure n'igisinzi.